Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu, uri Imana y'urukundo n'imbabazi nyinshi, tunejejwe n'amahirwe duhaye yo kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka wera adusangize icyo waduteguriye uyu munsi, ndetse anatubashishe gusohoza icyo dutumyeho. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatatu w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira ku mugani w'abagaragu Yesu yaciye. Ni umugani ngo w'abagaragu bimye imbuto sebuja. Ni umugani uboneka muri Mariko ibice 12. Kuri uyu munsi rero turasoma umurongo wa kabiri tugeze ku murongo wa kane, by'umwihariko turibanda ku wa gatatu n'uwa kane. Mariko 12:2 yaranditse ngo, nuko igihe cyo gusarura imyaka gisohoye, atuma umugaragu kuri abo bahinzi ngo bamuhe ku mbuto z'imizabibu. Baramufata, baramukubita, baramwirukana, agenda amaramasa. Shebuja yongera kubatumaho undi mugaragu, uwo bamurema uruguma mu mutwe, baramuhemura. Imana yacu tugirire neza. Nk'uko twabibonye ejo kuri uyu mugani Yesu Kristo yaciye, ngo umutware wari ufite uruzabibu, ngarangije ngararukorera, araruhingira, rugira neza, ngarangije ngashyiramo abahinzi ngo baruhingire, arangije ngajya mu kindi gihugu. Twabonye yuko ibyo bishushanyo ukuntu Kristo yaduhaye agakiza, kandi twabonye yuko agakiza gafite ibikenewe byose ngo twere imbuto. Agakiza karimo imbaraga z'Imana, agakiza karimo kwera kw'Imana, agakiza karimo ububasha bwose butuma uwakakiriye abasha kubaho ubuzima bwejejwe, abasha kubaho ubuzima bwera imbuto. Ngo nuko rero ngo mutware narangije ngasigira abantu uruzabibu, ngajya mu kindi gihugu. Uko niko Kristo yaduhaye agakiza, akajya kudutegurira aho tuzabana nawe mu gihugu cyo mu ijuru. Nuko ahangaha rero dusomye haratubwira ngo igihe cy'isarura gisohoye, ngo umutware wa mutware ngo yohereza ngo umugaragu we ngo ajye kuri ba bahinzi yasigiye uruzabibu, ngo bamuhereze ku mbuto z'imizabibu. Imana yacu tugirire neza. Mwene data, hari igihe Yesu Kristo ajya twoherereza abantu baje kudushakaho imbuto mu by'ubu buzima. Ushobora kumva gutyo ukagira ngo wenda ni abantu baza kugenzura ngo ese kanaka koko yera imbuto. Hoya, baza mu buryo nabo batazi, bakaza baje kudushakaho imbuto. Bakaza ari abaturanyi bacu, bakaza ari abavandimwe bacu, bakaza ari abo twashakanye, bakaza ari ababyeyi bacu, bakaza ari abakoresha bacu, bakaza ibyo badukoreye bikaba ari ibintu bidushakaho imbuto, bakatubwira mu buryo butuma tubahereza ku mbuto z'umwuka wera. Imana yacu tugirire neza. Donc uko batubwira, uko badufata, bikaba ni ibintu bituma yuko tugomba kuberera imbuto z'umwuka wera. Uko niko byagenze rero, ngo yaboherereje ngo umugaragu ngo aragenda, ngo agezeyo ngo ntibamuhereza imbuto, ngo baramukubita, bamugirira nabi. Imana itugirire neza. Ikintu cyabiteye nuko bari abagaragu batabaye maso ngo bahinge uruzabibu nk'uko bikwiriye. Iyo baza ko bafite imbuto nk'uko sebuja yari yarabigennye, nta kabuza uriya muntu baba baramuhaye ku mbuto. Ikintu cyatumye bamufata bakamugirira nabi nuko bibwiraga yuko, nuko imitima yabo yari ibashinje ko ntacyo bafite cyo kumuha. Mu cyimbo rero cyo kumuhereza imbuto, bamuhereza ibibi. Imana yacu tugirire neza. Umugaragu wese utarabaye maso ngo akore ibisabwa ngo yeze imbuto, iteka agirira n'abamwoherejwe kumushakaho imbuto. Imana yacu tugirire neza. Umukristo wese utarakoze ibikwiye ngo yere imbuto, umukristo wese utaragiranye ubusabane n'Imana, umukristo wese utarasohoje iby'Imana imutegeka ngo abashe kugira imbuto, iteka ryose iyo abamugezeho baje kureba imbuto, iyo bamugezeho abagirira nabaho kugira ngo abahereze imbuto. Imana itugirire neza. Hari imyitwarire nk'itatu bano bantu bageze. Uwa mbere, umugaragu wa mbere woherejwe bari abahinzi, ngo baramufashe, ngo baramukubita, ngo barangije ngo bamugirira nabi cyane. Ibyo bisa nka kumwe abantu bajya batugira. Gukubita umuntu ni ukumubabaza ya muri rusange. Ibyo rero bisa nka kumwe umuntu ashobora kugera ku muntu udafite imbuto z'agakiza, akamubabarisha amagambo ye, akamubabarisha ibikorwa bye, donc akamubwira amagambo ababaza, akamukorera ibikorwa bibabaza. Mbese bene uwo muntu niwe mugaragu Yesu Kristo yavuze, niwe muhinzi Yesu Kristo yavuze, wafashe umwohererejwe kumushakaho imbuto, ngarangije aramukubita. Uko niko natwe iyo twarangaye ntitubashe gukora ibikwiriye ngo twere imbuto, abatugezeho tubakubitisha amagambo mabi, tukabababarisha amagambo tubabwiye mabi, tukabakubitisha ibikorwa bibi, tukabagirira nabi.
nabi, ariko ntabwo icyo ngicyo ari cyo dukwiriye. Kristo waduhaye uruzabibu, Kristo waduhaye urwo ruzabibu ari rwo gakiza, arashaka ko abo bantu batugezeho, abo bana bacu, abo bantu twashakanye, abo bantu tubana, abo bantu duturanye, arashaka yuko nibatugeraho tubahereza imbuto z'agakiza. Wibakubitisha amagambo abababaza, wibakubitisha ibikorwa byawe bababaza, ahubwo bakire, wibirukana bakire, ubazimanire ku mbuto z'agakiza. Imana ashitugirire neza. Ngo bukeye rero ngo wa mutware ngo yarongeye yohereza undi mugaragu, ngo wowe ngo baramufashe ngo baramukubita ngo bamure mu ruguma ngo ku mutwe. Imana ishitugirire neza. Kumure mu ruguma, mu yandi magambo baramukomerekeje ku mutwe. Imana itugirire neza. Uko niko noneho umuntu urushijeho gutera imbuto, iyo bamugezeho noneho si ukubabaza abamwegereye, ahubwo noneho arabakomeretsa. Bene data, mu by'ubuzima hariho abantu bagira amagambo mabi atyaye akomeretsa abayakiriye bose. Umuntu akakubwira ijambo rikakumena umutima. Imana ishitugirire neza. Akakubwira ijambo rikagukomeretsa amarangamutima, ariko ntabwo aricyo Yesu Kristo yaduhereye uruzabibu. Wowe wakiriye agakiza ntukwiriye kugira imyitwarire nk'iyo ngiyo, ntukwiriye kugira amagambo akomeretsa abandi, ntukwiriye kugira ibikorwa bituma amarangamutima yabo akomereka, ntukwiriye kugira ibikorwa bituma imitima yabo ihora ivirirana. Ahubwo abo ngabo bakugezeho berera imbuto, bahereze ku mbuto z'agakiza. Imana ashitugirire neza. Ngo hanyuma yo gukubita umugaragu umwe bakamwirukana, ngo umutware yohereje undi, ngo barangije baramukomeretsa. Hirya y'uwo ngo ntabwo umutware yarekeye, yaravuze ngo ahari reka mboherereze undi mugaragu, ahari we bazamugirira neza. Ngarangije ngo aboherereje undi, ngo we ngo baramufata baramwica. Mu yandi magambo bamuvutsa ubuzima. Uko niko abakristo gito bajya bica abana bato mu by'aka gakiza. Donc babavutsa ubuzima bakabazinutsa ibintu by'agakiza. Abana bari bavutse, bari bari mu nzira y'agakiza, bakababwira amagambo mabi, bakabakorera ibikorwa bibi, bakaberera imbuto mbi, ku buryo ubugingo bw'aba bana bupfa. Bakavuga ngo kugira ngo ngezwe n'akanaka reka mbyihorere. Ariko ntabwo aricyo cyari kidukwiriye. Kristo waduhaye uruzabibu, yaruduhaye ngo twerere imbuto abaje batugana bose, abo tuzi n'abo tutazi, abo turusha icyubahiro n'abaturusha icyubahiro. Imana ishitugirire neza. Abagutwara, abakuyobora, nibakubona bakuboneho imbuto nziza z'agakiza, bitume baryoherwa bakizwe. Nawe babandi uyobora nabuberera imbuto, abana, aburuta ndetse n'abakuruta bose bakuboneho imbuto z'agakiza. Imana ashitugirire neza. Wowe rero wakiriye agakiza, wowe wahawe urwo ruzabibu, uramenye ntiwitware nk'abari abagaragu babi, ahubwo ukora ibikwiriye ngo uhorane imbuto. Umunsi bakohererejwe, bariya abantu bakohererejwe, uzaberere ku mbuto z'agakiza. Urakoze. Yesu aduhana